Inshuti mwene data wowe dukurikiye kuri cano ukuri kw'ijambo dusoma, mbanje kugusabira umugisha cyane cyane mwebwe abarangije gukora subscribe tufatikanya igihe cyose dushyizeho ubutumwa bugahita bubageraho. Hanyuma rero nawe niba ari ubwa mbere ufunguye isheni, turagusaba kugira ngo ukande subscribe hanyuma dukurikire amagambo y'Imana. Uyu munsi rero tuje mu butumwa bukomeye bwo kuvuga ku madini cyangwa no gusobanura idini y'ukuri. Nkuko bisanzwe rero ntabwo tujya dusobanura tutifashishije ibyanditswe. Hanyuma iyo usomye mu gitabo mu butumwa mu gitabo Yakobo yiyandikiye, tuhasanga idini itunganye. Yakobo yabanye na Yesu, arabizi neza, yanditse ibintu yakoze ubushishozi kuko yabisobanuye nk'umuntu wabaye mu idini y'ukuri ariyo ya Yesu Kristo. Yakobo rero igice cya mbere umurongo wa 27 hatubwira iby'idini y'ukuri. Mpamvu tuje kuvuga iby'idini y'ukuri nuko hari amadini menshi atandukanye n'abayayoboye. Nje no kubabwira ko aya madini muri kubona nayo ari mu mayoberane ya antikiristo yatangiye gukoresha kugira ngo ayobye benshi, kuko biri tubwira ko antikiristo azayobya n'intore niba bishoboka. Reka tubanze dusome twumve idini y'ukuri itunganye iyo ariyo. Umurongo wa 27 haratubwira ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibararo yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Inshuti y'umusaraba, nagira ngo wanze utekereze neza idini urimo. Niba utarubaye umuyoboke w'umuntu ukaba uri umukristo wo mu idini nzima, Bibiliya tubwiye ko idini y'ukuri niyita ku mfubyi igasura abapfakazi kandi ntanduzwe n'ikibi. Muri no minsi ubona aya madini turimo ntabwo areba imfubyi, ntareba abababaye, ntareba abakene, ahubwo yita ku gushyiraho ishusho ngenderwaho y'umushahara wabo, ndetse uzanayitegereze cyane nta muntu ufite isura y'uko ababaye cyangwa ari umutindi. Ahubwo niba abantu bafite abana biga mu mashuri ahenze, niba abantu bagendera mu modoka zihenze, niba abantu baba mu midugudu ikomeye, baba no mu mazu y'amagorofa. None se shyira agatima impembero, tekereza nawe ushyire mu kuri wumva ijambo. Bibiliya tubwira ko abantu bakurikiye inyuguti zirabicisha ngo ariko umwuka wahesha ubugingo. Nagira ngo dusomere ijambo turihuze n'ibyo tubona, umwuka dusobanurire kugira ngo turebe ko twakura ubugingo mu kumenya ukuri. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Bivuze ko rero n'ubundi aba banyamadini bashinga amadini atandukanye bakanayiyitirira, bakitwa ba dadi, bakitwa ba apotre na ba bishop n'ibindi, bigaragara ko aba bantu nabo bafite uruhare mu kuyobya intore. Kandi nabo ushobora gusanga witegereje mu buryo bw'umwuka antikristo ari gukorera muri aba bantu ngo ayobye intore. Ariko se idini turi kukurangira ni iyihe? Imana ishimwe ko Yakobo yacyanditse iki kintu yacyitegereje, akaduhishurira, akatwereka ko tugomba kuba mu idini y'ukuri, ariko gusura imfubyi, abapfakazi no kutanduzwa n'iby'isi. Iyo ukurikiye muri no minsi rero usanga abantu bita ku mishahara, bakita ku iterambere kuruta no kwita ku bugingo. Nta hantu uzasanga muri aya madini bakubwiriza ibyo gukiranuka, bakubwiriza ibyo kwihana, kubera ko twaje gusoma amagambo ari mu byanditswe avuga ngo inzira ifunganye abayinyuramo ni bakeya, ngo ariko inzira ngari ijyana abantu kurimbuka ngo abayinyuramo ni benshi. Usanga no madini afite abayoboke benshi, hafite ibihe by'amasengesho bikurikiranwa n'abantu benshi, ariko batajyanywe no kwihana, bajyanywe n'ibitangaza, bajyanywe no gusigwa amavuta, bajyanywe no kumva amagambo y'ubuhanuzi ndetse n'ubuhanuzi bwa buri munsi. Mana yacu turengere. Hanyuma se urubanza ruri hehe ku batarakurikiye idini y'ukuri? Iyo usomye muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 41, Bibiliya dusobanurira abantu bazaba bari ibumoso, ngo azababwira bari ibumoso ati nimuva hondi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wabatunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota nimwampa icyo kunywa,
nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Mana yacu turengere. Ngibi bintu twagombye gukora ngaha aho urubanza ruri, aho ndi gusobanura iby'igitabo cy'imirimo n'igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'urupfu. Ibitabo bitatu bizabumburwa. Iki gitabo rero cy'imirimo izasomwa n'urubanza ahantu ruherereye, ni ahangaha uzabwirwa ngo va imbere ya Kristo, kuko yaje mu ishusho y'umuntu, arwaye ntiwamusura, ashonje ntiwamugaburira, yambaye ubusa ntiwamwambika, ari mu nzu y'imbohe ntiwamusura. Urubanza rurahangaha. Ibi ngibi ntabwo abanyamadini babitubwira, nta nubwo ari byo badukangurira gukora. Ndetse aho mu madini yamwe dusengamo usanga n'igiseke cyajyagamo amaturo yo gufasha abakene kitakibaho, ahubwo hakitabwa kuri bije zo kuzahemba abakozi b'idini. Nshuti mwene data, ndakubwira nanjye nibwira, twagize ubwenge twakwitaye ku iherezo ryacu. Uko iminsi irimo kugenda idusatira ishira, isi twereka ububi bwayo, natwe twagombye kugenda dusobanukirwa ukuri, ndetse tukamenya n'idini icyo ari cyo. Ndagaruka kuri ya mayoberane. Aya mayoberane aratangiye. Antikiristo igihe Pawulo yandikira abatesaloniki, yababwiye ko amayoberane ya Antikristo yatangiye gukora. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, kugeza ubwo Antikristo azahishurwa. Antikristo ninde? N'uziyita Imana, n'uzahagarara mu cyimbo cya Kristo, n'uziyitira itorero akajya mu rusengero rw'Imana akavuga ko ari Imana, abantu bakamuyoboka. Reka tubisome twumve ukuntu biteye. Iyo usomye abatesaloniki igice cya 2 umurongo wa 3, Pawulo yandikiye abatesalonike ababwira ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi ujya mu nyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengo, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Nibyo ndimo kubabwira. Antikristo ntabwo arahishurwa, ariko amayoberane ye yatangiye gukora. Ubu abantu basigaye bicara mu rusengero bakagaragaza ko bahagarariye Imana mu cyimbo cyabo, bakavuga ko ari nabo batambyi bakuru bo gutamba ibitambo. Ariko se nshuti musaraba, niba warasomye ibyanditswe byera, Yesu abambwa ku musaraba avuga mu ijwi rirenga akavuga ngo birarangiye. Yaravuze ngo arangije iby'ibitambo n'abatambyi. Nta kindi gitambo kindi, nta n'undi mutambyi twagombye kugira usibye kwemera Kristo. Hanyuma icyo gihe icyo gitambo yatanze n'urupfu rwe rwatumye twese duhinduka abatambyi b'ubwami. Ariko muri no minsi uzagenda wumva ngo runaka ni umutambyi mukuru, runaka ni umushumba ukomeye. Nshuti y'umusaraba, nagira ngo ibintu mubigendemo neza, mumenye ubwenge. Turacyakomeza gusoma. Aya mayoberane Antikristo arimo gusobanurwa ni ayahe? Ku murongo wa 7, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka no kuza. Bibiliya itubwira ko amayoberane ya Antikristo n'ubu yatangiye gukora. Ngo ariko ntabwo Antikristo azahishurwa uyabuza atarakurwaho. Uyabuza ninde? Bibiliya ivuga. Nuvuga ngo nta kintu Antikristo, nta kintu Satani abasha gukora mu isi itorero rigihari ngo bikunde. Itorero ribereye inzitizi Satani mu gushyira mu bikorwa imigambi ye yose. Ariko itorero nimara kuva mu isi, imigambi yose izajya ku mugaragaro. Bibiliya itubwiye ngo iki? Antikristo ngo ntabwo azahishurwa ubuza aya mayoberane atarakurwaho. Kandi umwanditsi yatubwiye ngo ntabwo Yesu azagaruka kujya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ndashaka kubwira abantu bajya bavanga ibi bintu, ndetse n'abanyamadini bamwe bakabigisha babacurika,
bavuga ko kuza kwa Kristo no kugaruka kwa Kristo ari bimwe. Kuza kwa Kristo aje gutwara itorero ntago azagera mu isi, azahagarara mu bicu hanyuma abera bamusanganira. N'abazaba barapfuye bamwizeye bazazuka bamusanganire ku bicu. Niko kuza kwa Kristo ko gutwara itorero. Kugaruka kwa Kristo rero turimo kubwirwa muri kino gice cya kabiri cy'Abatesalonike ni ukugaruka bwa kabiri aje kwima ingoma y'imyaka 1000, nayo tuzabasobanurira tukabasobanura n'ibizabamo n'ibizaba birimo. Aha rero ariho azagaruka aje gutsemba uyu mugome no kumukubitisha umwuka we. Kugaruka kwa Yesu aje kwima ingoma y'imyaka 1000, agakuraho antikiristo n'ubwami bwe n'abazaba baramuyobotse n'ibikorwa bye byose, agahagarika n'akarengane kazaba kari kuba ku itorero no ku bantu bari bizeye Kristo, hanyuma Kristo atwara itorero bagasigara. Abo ngabo nibo biri tubwira harimo n'abazacungurwa n'amaraso yabo. Nshuti y'umusaraba, ibi bintu birakomeye ariko ugomba kubimenya, ugomba kubisobanukirwa. Ndagaruka kuri aya madini. Aya madini uko uyareba ni menshi, sinavuga n'amazina yayo, sinavuga n'abashumba bayagize, ariko murabazi. Niba hatarimo amayoberane, kuki abantu barenga 7 barenga 8 bashinga amadini kandi bagatandukana ku myizerere, mu gihe dogitrine y'itorero ari imwe, imyizerere shingiro ari imwe? Umwe agashyiraho amabwiriza yiwe, undi agashyiraho amabwiriza yiwe, ugasanga abantu ntibahuza. Ariko Yesu yari yarabivuze ngo yaje gucana umuriro mu isi, ngo amaze kuwukongeza reka yigene nta kintu agikora. Arangije avuga ati ninza umwana na se bazatandukana, umugore n'umugabo bazatandukana. Nta kindi yavugaga. Abantu bazajya basoma Bibiliya bakayisoma nk'inyuguti, umwuka ntabahishurire, bazajya bagira imyumvire n'imyemerere itandukanye n'iy'abandi bantu, kandi Bibiliya ari igitabo kimwe. Iyo tugiye mu materaniro yaba yo ku isabato cyangwa yo ku cyumweru, umudivantiste w'umunsi wa 7 yegura Bibiliya, umupantekote nakegura Bibiliya, umukristo gatolika nakegura Bibiliya, no mu yandi macacizi. Kuki twegura Bibiliya kandi Bibiliya ari imwe tukagira imyemerere itandukanye? Ahangaha ndakubwira nibwira, niba sinzi, ntago ari confusion nshatse kugushyiraho, ahubwo nagira ngo nawe ugire imyumvire n'imitekerezo uvuga iti kuki abantu tudahuje. Ariko antikristo we mu migambi ye arashaka no kuzarema idini rimwe kandi bizemera. Azabahuza abyita ko ari ubumwe bw'abera, abyita ko abantu bagomba guhura, bagomba gukorera hamwe, abantu bakaguma mu myemerere yabo, kuko hari ibintu azaba ashaka gucengezamo. Nshuti y'umusaraba, reka nkubwire, aba banyamadini twakurikiye, aba bashumba bayoboye amatorero tubamo, ntabwo aribo bazaduhesha ubugingo. Ahubwo uyu munsi wagombye gufata umwanzuro wo gusaba Imana ngo iguhe ubugingo, ukamenya ukuri kukakubatura, ukamenya uburyo ugomba kuba mu itorero n'idini ugomba kubamo. Simbabwiye ngo nimusohoke muri ayo madini, ahubwo aho ngaho nimuharemera umurongo ubahesha ubugingo. Hanyuma ibyo utumva nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana ubihindura ubusa, ahubwo wowe usome Bibiliya kandi usaba Imana iguhishurire n'umwuka wayo, kugira ngo aya magambo, izi nyuguti zizakwicisha. Kuko hari abantu basomye aya magambo bayasoma nk'inyuguti, bayasoma nka gatigisimu cyangwa ikinyamateka. Ariko twebwe abera bisumba byose, iyo dusomye aya magambo dusaba umwuka ngo aduhishurire kandi atumenyeshe ibigiye kuzaba. Nshuti y'umusaraba, idini ni ribi. Idini ni ijambo risobanuye inzira, kandi Yesu yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Bivuze iki rero? Nta yindi nzira n'imwe yakugeza mu ijuru atari inzira yo kuyoboka Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari n'andi madini tutagiye tuvugaho nk'abasilamu, n'idini ya Isilamu nayo iri mu bayobeje benshi, na cyane cyane ko batigeze basobanukirwa ukuri. Bakurikiye bita Muhammad, kandi Muhammad we
mu mvugo ye yivugiraga ko atabona. Iyo isomye muri Korowani sura ya 6 umurongo wa 50, nawe yategetswe gukurikira Yesu. Korowani igice cya 42 umurongo wa 13, yavuze ko atazi yava n'iyajya. Imana yacu turengere kandi Imana yacu ishimwe. Yaravuze ngo sindi icyatwa sindi n'icyamamare, niba mubishoboye muzakurikire Isa mwene Mariya. Ni muri Korowani 46 umurongo wa 9. Ibi turabisobanura kugira ngo abantu bave inyuma y'abantu batareba, kuko biratubwira ngo ntabwo impumyi yaranda ati ndi impumyi, ahubwo twasabwe guhumurwa n'ijambo ry'Imana tukamenya ukuri kukatubatura. Ntiwibwire ko uwo mushumba wawe ari uzakujyana mu ijuru, ahubwo niba muri na minsi ahawe kukuyobora nawe ashobora kubura ubugingo, kuko ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi aho bujyamo babugishamo imbaraga. Imana yacabwa icyubahiro. Reka dusenge. Nakubwiraga ngo uve mu idini, uwe kuba umunyedini, umunyetorero, kandi umenye idini y'ukuri, idini ikijijwe, idini yejejwe, itanduzwa n'iby'isi, idakurikiye inyungu. Mana turagushimye kuko ushobora byose, uri umwami, uri rubasha ugira neza, uri igitangaza, urakomeye, uri Imana, shyirwa hejuru kandi uhimbazwe, kuko uyu munsi ushimye kudusobanurira iby'idini y'ukuri. Kandi ndabizi neza ko aya magambo azumvwa n'abantu benshi, ariko uzumva aya magambo ntazabe inyuguti zimwicisha, ahubwo umwuka uzakiza ubugingo bwe, umwuka uzamugira inama, umwuka azamuhishurire, umwuka azamumenyesha ukuri, kandi uzumva aya magambo azakiza ubugingo bwe kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.